mwanya dufite gahunda yo kubabwira ibintu by'ingenzi ugomba gukora muri iki kiganiro. Uraza kuza kukirangiza hari ibintu by'ingenzi umenye ku bigendanye na mbere yo kugura telefone yawe. Hari amakosa agera muri 5 abantu bakora mbere yo kugura amatelefone yabo batari bazi yuko ari amakosa. Kujya kugura telefone ntabwo ari ikintu gitoya, ntabwo ari ikintu umuntu apfa gukora gutyo gusa. Hari ibintu by'ingenzi ugomba kubanza ukamenya mbere yo kugura telefone. Nibyo rero tugiye kwihuta muri iyi video. Mutubabare tumaze iminsi tutari kubaha ibiganiro, tuba turi mu bintu byinshi, ariko ubu twongeye twabonetse mu gihe kunyamone video z'ubwenge. Hanyuma twihuse cyane kuko ubwo turajya dukoresha igihe gitoya, nta mwanya dufite wo kujya dutinda. Oya, ni igihe gitoya gito cyane. Hari ibintu abantu bamaze iminsi batazi, cyangwa iyo ugiye kugura telefone uba utazi. Nshaka kubabwira ibintu 5 ugomba kubanza ukamenya mbere yo kugura telefone muri iki gihe. Muri uyu mwaka turimo 2026 kuzamura, hari telefone uba utagomba kugura. Muri izo telefone rero ni izi zikurikira. Mbere yo kugura telefone, reba ko iyo telefone ifite Android version byibuze itari munsi y'9. No kuvuga ngo guturuka ku 9 kumanura, no ku 9 ubu nibaye byiza wayihorera. Guturuka ku 9 kumanura iyo telefone yihorere. No kuvuga ngo telefone ifite Android version iri ku 9 yihorere. Ndabikubwiye, ndabigusezeranije. Fata telefone yawe ubanze urebe ko ifite Android version igera ku 9 kuzamura. Nuvuga ngo izo nkwemereye kugura hera ku 10 uzamuke nugeze ushaka kugere kuri 18 Android version. Ndaza kubereka uko umuntu ayireba. Hanyuma ukinjira ahangaha unakugiye muri setting uhitubona ibi byose, ukamanuka hasi ukagera hano handitse about telefone. Ahangaha iyo haje rero uhita kuri iyi ngiyi yanjye bihita bisaba yuko uza hano handitse software info, ariko amatekino, ama Infinix, ama Airtel, iyo ugiye hariya muri about uhita ubona handitse Android version. Hanyuma muri iyi yanjye ugomba kuza hano hari software info. Android version twavugaga ni iyi ngiyi. Ugomba kugura byibuze telefone ifite 9 kuzamura. 9 kumanura ntabwo ari telefone rwose wiyigura ugendeye ku kinyejana tugezemo, kuko yaba internet yaba na WhatsApp ntabwo byakunda. Urabona nk'iyi ngiyi yo ifite 15. Aha ni sawa cyane. Bya bintu nabwo bya processor muri buze kumva cyangwa mwamaze kumva ibi byo hejuru, byibuze igomba kuba ifite 3 kuzamura nibasha gukora ibintu byose neza. Ntekereza ko mubyumvise guys, murakoze cyane. Reka dukomeze video mwumve n'ibindi bintu mugomba kumenya, kandi ndagusabye ko subscribe aho ugereye kuri uyu munota, subscribe kuko nzahita mbereka noneho ni gute telefone ugomba kugura igomba kuba imeze. Babwira amamarike ugomba kugura uko yaba ameze. Kora subscribe, sharing iyi video ndetse wandike na comment. Tuvuze processor niyo tuba tuvuze telefone. Iyo rero ifite processor iri hasi iri munsi, nimba ari 3 kugenda 1 kangahe 4 guhera aho ngaho, ntabwo iba ifite imbaraga, ntabwo iba ari telefone yakora ibintu byawe, ntabwo iramba. Fata telefone byibuze, ufate telefone ifite processor guhera kuri 5 kuzamura. RAM twayivuzeho, ugomba kubanza ukareba telefone yangiye kugura ifite RAM ya kangahe. Ndumva byumvikana cyane. Telefone ni ugiye kuyigura guys, banza ukurikirane ibyo bintu mubwiye. Ikindi kintu ugomba kubanza ukamenya, reba telefone yawe muri uyu mwaka wa 2026. Reba ko telefone ugiye kugura ifata 5G kuri internet. Ubone n'uvanga ahantu tugeze mu kinyejana tugezemo, telefone yose iri munsi ya idari gufata 5G mu minsi iri imbere ntabwo zirajya zikora kuri internet, kuko tugiye umuvuduko wacu uri kugenda, tugeze kuri 4G na 5G tugiye gutangira kwifata umwaka utaha. Noneho mu bindi bihugu biri imbere byageze kuri 6G. Ubwo rero nimba wowe ugifite 3G ukaba ufite 2G ukaba ufite iki, aho ntabwo rwose ntabwo ufite telefone. Mu minsi iri imbere ziratangira zange, ubona hari ibintu uri gushyiramo byange, utangire cyane nk'izo zifite Android version iri hasi. Uba mu WhatsApp tuvuga ntabwo akijyamo, WhatsApp ntiyajyamo, YouTube ntiyakora. Hari ibintu byinshi bitagomba gukora kubera ifite izo version ntoya. Gerageza rero nimba waramenye uyu muyoboro wa Zatec TV, mbere yo kugura telefone wanzu nanyandikira umbwire ngo ariko iyi telefone nayigura cyangwa ntabwo nayigura. Hanyuma turaje kindi kiganiro tuza gukora, turaza gukora top 5 y'ama telefone. Noneho
urumva mu kindi kiganiro tuza kuza gukora mu kanya gatoya turaza kuza kubakorera ikiganiro noneho kigaragaza telefone top 5 y'amatelefone. Amatelefone ni ayahe ngomba kugura, ese telefone ni iyihe, n'ubuhe bwoko bwiza, ese na checking ibyo bintu byose babwiye haruguru gute, nareba processor ifite gute, nareba RAM ifite gute, ese nareba Android version ifite gute. Ibintu byose ibyo byose babwiye ndaza gutangira kubakorera video zigaragaza neza ubwoko bw'izo telefone. Ndumva byumvikana cyane rero. Hari ibyo nababwiye mugomba kwirinda ku matelefone yanyu. Icyo kiganiro nizere ko mwakibonye. Ntabwo telefone bapfa kuyicaginga uko babonye. Icyo kiganiro ndaje nshyire muri description, uze kuza kumanuka urebe link nashyizemo na pininze kuri comment 1, comment ya mbere uraza kukibonaho. Hari ibintu ugomba kuba uyu munsi niba waramenye Bazatech TV ureka burundu, cyangwa waramenye X menya. Nuvuga ngo niba ugikurikirana izo channel ntabwo ugomba kuvuga ngo ibi bintu ntabwo bizi. Ugomba kumenya ngo ese telefone yanjye nayirinda gute mu gihe nayiguze, ese telefone yanjye ikora gute, donc ukamenya ibintu byinshi. Hari ibintu ugomba kubuzi. Ndakeretse ko byumvikana cyane. Hari abantu bari ku updatinga muri iki gihe, ari nacyo kibazo nshaka kubakemurira. Mwaza kuza kuba umuntu wese icyo kintu yakimenye. Muri iki gihe abantu benshi bari ku updatinga amatelefone yabo akanga, wana downloading ibintu bikanga, ikintu cyose ukoze telefone yawe ikaguhakanira. Ndi gushaka kubakemurira icyo kibazo, nkabereka ahantu ikibazo kiba cyavutse. Ndashaka yuko umuntu wese wamenye izi channel aza kuza kuba icyo kintu ari kubasha kumenya kugikora neza, ku buryo telefone itakunanira kuyi-updatinga. Mwibutse neza ko telefone yose ibisabwa ku updatinga guys buri mezi 3. Ubwo tuvuze ku updatinga ni izi bishobora. Ntabwo uraba ufite Airtel mutangira uvuge ngo ese ngo ibi nibi. Ntabwo uraba ufite telefone. Hari telefone tuba tuzi zikora neza hano muri Afrika, ariko zaharenga nizikore neza cyane. Ntabwo mbabwiye ngo nimuzazigure, nazo ni nziza kuba zitunze muri kuzireberaho, ariko zikora muri Afrika mu bimenye. Niba ari telefone ya Airtel cyangwa ya Tecno cyangwa izi zindi ziri kugenda ziza, ntabwo zikora muri Afrika gusa. Iyo rero tugeze i Burayi, iyo uvuye hano ukagera i Burayi, ziba zabuze rezo. Ariko iyo ufashe nka telefone ya Samsung ugafata telefone donc uretse zituruka zikorerwa muri Afrika cyane, izindi rwose ziba ari nziza cyane. Ndumva byumvikana cyane. Tugendane guys. Telefone naho mbere yo kuyigura banza witondere ibyo bintu nakubwiye. Numara kubyitondera uzanshimira nyuma. Ndabizi neza hano muri Bazatech muzanshimira nyuma. Ndaza kuza kubakorera top 5 y'amatelefone, tuze kuza kureba video y'icyo kiganiro, ni uze kumenya niba telefone utunze koko ari iyo Muzambire. Ntabwo amatelefone yose umuntu apfa kugura guys. Ndumva byumvikana cyane. Rero turabashimiye, twari tumaze iminsi tutabaheruka. Tugiye kongera tuboneke, ibiganiro nakajya mbere turi buze kubakorera ikintu gitangaje n'izo top 5 y'amatelefone ugomba kugura. Nimujye kure, ni Bazatech TV X menya. Turaba turi kumwe ku bintu byose. Tugiye gutangira dukora ibintu bikomeye cyane. Mwakoze cyane rero, nimwibagirwe gukora subscribe mwese aho hasi, share, like, comment, ibintu nk'ibyo byose mubikoreho. Iyo ukoze aho twita kuri like, ubugira ngo iyi video bayipushinge, YouTube yipushinge igere ku bantu benshi.